Hello everyone. It's DJ KGL, aka The Hustler. I'm back again. Mumeze mutese. Nari maze iminsi ndi gukora ibindi bintu mwagendaga mubibona. Ariko ntibinavuze ko iyo mbonye umwanya nkumva mfite icyo nabaganiriza ko twakiganiraho. Niyo mpamvu rero muri aka kanya nshaka yuko tuganira ku bintu n'ikintu kimwe urebye. Ni ukuvuga ngo hari umuntu w'umukozi, ariko ndimo ndavuga cyane muri bwa buzima nkunda kuba ndimo kuvugamo cyane, kuko niho abantu bahura n'ibibazo byinshi. Hano muri iyi si yo muri Afurika dukora cyane, abakora cyane bakavunika nibo bahembwa make. Hanyuma abakoresha wenda icyo twakwita nk'ubwenge cyangwa se abakora bahembwa menshi bakavunika gakeya pari raporo n'abakora ibyo abanahembwa makeya. Abo bantu rero iyo range niyo ushaka kuvuga. Ubwo ndavuga umukozi wo mu rugo, ndavuga ukora muri serivisi ziciriritse mu kabari, uhembwa hagati y'ibihumbi 30 kuzamura. Nubwo munsi yabo naho bahari, harimo n'abahembwa kenze 15 kugeza mu 100. Abo bantu umuntu ajya kubona ku kazi monshere yavunitse, iyo akabonye icyo gihe uwo munsi ntagasinzira, aryamira amajanja avuga ati nabonye akazi, ejo ndajya kugatangira. Ariko sindakora ubushakashatsi, ariko abantu benshi bazinduka ku munsi wa mbere bagiye muri ako kazi, reka mvuge imibare mike nka 60%, nyuma y'ibyumweru 2 baba batangiye kwibaza se aka kazi nzakagumaho, aka kazi nzakavaho, aka kazi bizagenda gute? Kandi ikibabaje muri izi secteur zihemba muri iyo range y'amafaranga navuze, niho abantu bakora cyane bagahembwa make, bakazanira umusaruro mwinshi ababosi babo. Hanyuma noneho ugasanga hari nk'umubosi uba ufite kampani, ngiye nabyita nka kampani, yaba ari resitora, yaba ari akabari, any service, any business. Urumva abantu bawe bagukorera nibo bantu ba mbere ugomba kwiyegereza, kuko bariya mu bundi buryo cyangwa se mu yindi nyito ni nk'abafatanyabikorwa bawe, kubera ko iyo udahari barakora, ariko badahari business yawe ntiyaraninga. Mbere yuko wita ku bakiriya, ngewe ku giti cyanjye mfite business, nkaba mfite abakozi nabanza kubitaho neza, hanyuma nkabona nkajya k'umukiriya, kuko iyo umukozi yishimye umukiriya nawe amufata neza. Hanyuma umukiriya nawe agakora iki? Akazajya yishimira ya business yanyu, serivisi mutanga, akazajya akora iki? Agaruka akanazana abandi. Ni ibintu mpora mvuga. Ngewe sinize business, ariko nayibyirukiyemo, hari byinshi nyiziho. Ubwo rero ikibazo mfite uyu munsi cyangwa se ikintu ushaka ko tuganiraho kiragira kiti ni gute umukozi yakwitwara kuri boss we cyangwa kumukoresha, cyangwa ni gute
umukoresha yakwitwara ku mukozi cyangwa se boss yakwitwara ku mukozi. Yes. Ku bantu bagiye bakora utwo tuzi, kuva ku gukora mu rugo, gukorera mu nkoko z'umuntu, mu ifamu, kumurindira ishansiye, utuntu nk'utwo twose dutoya kuva ku bihumbi wenda reka mbigire 7 cyangwa 10 kuzamuka kugera ku 100. Abo bantu bararutanwa mu mushahara, ariko urebye kondisiyo y'akazi babamo zenda gusa. Hari utuzi tumwe nk'utwo nagiye nkora. Sasa rero hari ukuntu usanga wenda hari ukuntu utwo tuzi tugenda turutanwamo gake gake, ugasanga n'umuntu ukora hanaha nyine arutukora hanaha. Kandi bose ngiye mbashyira muri kategori zimwe. Tuvuga urugero, umuntu akora mu karesitora gaciriritse kariramo abantu baciriritse, wenda ipura baracyayishyira nko kuri 700 cyangwa 800, ukaba wazana senyise bakagukubita utuntu ukarya. Uwo muntu ukora aho ngaho nawe aba ari muri iyo kategori. Ariko ugasanga hari n'undi mujama cyangwa se hari n'undi mukobwa ukora mu kabari keza runaka, uhembwa inote ye y'100 cyangwa se y'50. Nubwo yaba desa starago abantu bahurira nazo mu kabari ni nyinshi, ni nkaho hari igihe ushobora no gushiduka ayo mafaranga ntayo wacyuye ku kwezi, cyangwa se uri no mu gihombo kubera yuko umukiriya ashobora kukugendana. Harimo abantu baza mu kabari utamenya papasi zabo. Hari igihe usanga ari umutekamitwe ariko yamenyereye kujya kunywa ahantu, ukagera gutyo ugahura n'ibyago mu kabari we mukubitana uwo munsi, akaza akanywera ibintu akanarya akagendamo umwenda w'amafaranga ari nko muri 1/2 cyayo uhembwa. Ubwo ni umunsi wa mbere w'ukwezi. Mo hagati nyine ushobora no guhura n'izindi challenge nyinshi, guhomba, kugarura nabi, kugira gute, ibintu nk'ibyo. Muri domene zose ibyo ngibyo bibamo. Yaba ukora mu rugo, hari igihe ukora ikosa rikaguturukaho, aho ukora bakananirwa kukwihanganira, ari amakosa yawe, cyangwa se ugasanga wenda nta makosa yawe ariko naho ukora nyine n'abantu batari beza, bikaba ngombwa ko nyine ugira ibyo wishyura mu mafaranga mu mushahara uhembwa. Ibyo byose nyine nibyo ngewe nashakaga ngo tuvuganeho, ngewe ukuntu numva. Hari wenda duhereye nko kuba abandi tuvuga ngo bahembwa 7, 10, 15, 20, 30. Ubwo ni uguhera mu rugo cyangwa se n'utundi tuzi utwari two twose abantu bakora nyine duciriritse. Wowe umukoresha rero, ikintu cya mbere uba ugomba gukora ni ukuba uri inshuti nawe, kugira ngo akazi kawe kagende neza. Muri inshuti muganire mu buryo bw'inshuti, nubwo wowe uba ufite wenda ukundi kuntu utekereza, ariko wowe mutware mu buryo bw'inshuti. Ugira ibyo umugenera nk'inshuti, wirengagize ibya business. Umukozi wawe azishima, namara kwishima azanakora neza akazi kawe uko ubishaka, anashyiremo n'ikindi kintu cyo kumva yuko boss arankunda, reka nkore wenda ejo azagera gutya nyongeze. Kandi aba boss mujye mugira n'ibintu byo gushimira umuntu ukora neza, n'abandi bamubonereho. Ikindi, n'abakora nabi nyine ubagaye, kandi mu buryo nanone bwubashye umuntu. Ntukumve ngo ndi boss ngo nashoye miliyoni 10 na zingahe cyangwa se 20 cyangwa se n'100. Wumve ko umukozi wawe muri mu kigero kimwe cy'imyaka, ukuruta cyangwa se uruta. Iyo respect yimuhe, urumva
noneho wowe nubona akabya cyangwa se ibyo akora atari byiza cyangwa se mudahuza, mwereka umuryango ariko utamusebeje. Hari ahantu twagiye dukora ugasanga bosi, umuntu wenda yakoze nk'ikosa runaka, bosi akaza, hari abakiriya, bosi araje wenda mu buzima busanzwe afite ibintu runaka akora, arazwi, nyine hari respect afite hanze, ariko akagira n'agakampani kari prive ke, kandi mugoroba wenda agakora nyine buri munsi, ariko ku mugoroba nyine akaza kureba business ye. Nk'umuntu wese ugira aka business kari ku ruhande y'ubuzima bwe bwa buri munsi, yarangiza akaza hari abakiriya, wenda ugasanga nk'umuntu ukora muri kontwari mu kabari wenda yahombyemo amafaranga runaka, mu gihe wenda arimo aramusobanurira amubwira ati reka nibuke neza. Urazi nyine ibyo mu kabari, hari igihe abantu bacuruza, abari muri kontwari cyangwa se n'abaseriveri baba bagenda bisomera akantu, ariko abari buhembwe ejo ashobora kugira ikibazo ukamukata mu mafaranga uzamuhemba, ariko wiza ngo nubona habaye ikibazo kuko uri hejuru ye, uri bosi, umujye mu matwi, umujye mu matama, umukubite. Hari abakiriya, hari abantu bandi aho ngaho, ni ibintu biri ridiculous. Umuntu mukuru mwakwicara, niba hari amafaranga muri mukamubwira ati ngewe imikoranire yanjye nawe no ca ahangaha nanjye nca mu kabara, nimba hari amafaranga yari arimo mukayakuramo muyo yahombye, ubundi akagenda. Yaba atari bubonekemo amafaranga uri bwishyure, mufite ukundi mwabibarana biciye mu buryo bwiza, atari gutesha umuntu agaciro, ukamukubita, ukamubwira amagambo mabi, ukamucira mu maso. Ibyo bintu, ikintu wumva ko nawe utagera ahantu ngo umuntu agukorere wishime, cyangwa se ikintu wagera ahantu umuntu akagukorera ukumva bigutesheje ikuzo, ntukifuze kuba wagikorera mugenzi wawe. Nubwo uyu munsi waba uri ku gasongero, niko navuga, undi ari ku butaka cyangwa se ari ku ntebe, ntabwo wamenya ukuntu ejo bizagenda. So twubahane. Umukozi nawe ikintu usabwa, mukozi, kora akazi kawe usabwa, nibigukundira wongereho n'akarusho, akarusho akariko kose. Nimba ubona muza mugakererwamo nk'iminota 15 nta kibazo, wowe shyiramo akarusho, ujye uhagera ku gihe buri gihe, cyangwa se uhagere hari utunota dukeya tuburaho. Niba ubona bagenzi bawe rimwe na rimwe iyo muri mu kazi cyangwa se n'ahandi bari muri telefone mu mwanya wo gukora akazi, wowe ihe time table uvuga ati lunch time ndarya ndi no muri phone, icyo gihe no gusubira mu kazi ndaba mbirangije. Nimba gukora mu kazi runaka, ihe time yo gukora ibintu runaka. Ntabwo ari icyagihe cyo kujya kuri phone ngo uvugane na sheri wawe ngo nagukumbuye ngo iki n'iki. Ibyo biri igihe cyabyo. Nibyo mvuga by'akarusho bituma uba mwiza kurusha abandi. Icyo gihe rero numera gutyo na mugenzi wawe akamera gutyo, na kampani izaguka, izamuka. No bose kuva mu bakirina ahantu hose bitewe na serivisi mukoramo bizaba byiza. Bosi nawe rero ari ibintu bishobora kuba byiza ubikoreye abakozi bawe bakishima, birenze ku mushahara no kubahembera igihe. Hari ukubahemba neza, hari ukubahembera n'igihe, ariko hari n'ibindi bintu umubosi ashobora gukorera
umukozi we akishima, na wa wundi umujya mu matwi ngo ngwino, ngo bahariya, ngo barenzeho 5, ngo 2, umuntu ya balansinga akavuga ati nongeye boss wanjye ni mwiza nzamukorera, kubera ko iyo dukoze neza arabibona nawe aranabidushimira, nubwo byaba mu magambo biba bihagije. Biriya bintu bigwa neza abantu, ukaba uri social n'abakozi bawe, ukabaganiriza, ukabaho nyine urungano, ukamera nk'aho urungano rwabo, kuko mu kazi hatandukanye no mu rugo, hatandukanye n'ahandi hose, cyane cyane nk'iyo biri muri business yawe ikwinjiriza. Nanone nimba ukuriye abantu, nubwo yaba atari business yawe ariko uhagarariye umuntu cyangwa ikigo cyangwa se leta, buri gihe ba proud yo kuvuga ati ahantu ngewe nyobora hazava ibintu byiza, nzahora meze neza, abakozi banjye bimeze gutya na gutya, nta tugambo, nta tugurupe twacitse muri company, nta tugurupe twacitse muri office, mwese muhumeka umwuka umwe. So hari nko muri utwo tuzi duciriritse nahoze mvuga, hari ikintu ushobora gukorera nk'abakozi, tuvuge mu ga small business company. Ushobora kuba uri aho ngaho mu gitondo abantu bahazindukira, wa mbere hagera saa 1 cyangwa se saa 2, shaka umukozi aho ngaho. Ayo ni amasaha ya kare cyane, umuntu kwitegura kuza ku kazi ntago rwose aba ari bubone umwanya uhagije wo kujya kunywa ibyayi no kugira gute. Ni ibintu biri simple, biri easy. Shaka umukozi aho ngaho, wenda aho bazajya baba cyangwa se ari umuntu deliveringa, umenye ngo saa 2 byibura ka breakfast, umugati, rindazi, keke, igikombe cy'icyayi, abantu 15, abantu 6, abantu 7 ubasavinge mu gitondo. Noneho apana bya bintu byo kuvuga ngo umuntu arava mu gitondo ngo ari gukora, nta nubwo uri bumuhe time yo kugenda ngo ajye kunywa icyayi hanze, aze kurindira isaha ya lunch, ntuzi uko yaraye, ntuzi uko yaramutse, ntuzi uko. Please mujye mugira ubumuntu. Hari utuntu tw'amafaranga makeya ukorera umuntu akishima, ibyo biba ahantu hose muri hoteli. Hari utuntu dutoya ukorera umukozi akishima, hari utuntu dutoya ukorera boss akishima, mukabanirana neza. Nubwo yaba ari umuntu utumvikana, ariko iyo uri umuntu ushobotse nawe arashoboka, bikagenda neza, hanyuma mwese mukabona inyungu, kuko muri iyi si nyine ni win-win. Nkozi wawe simpabona amafaranga, nkabona ibintu by'iwawe ntabwo bigenda, ndigendera. Nawe nge ngukoresheje ufite amafaranga, nkabona nta nyungu nzanira kwako. So nibyo nashaka ko tuvugaho, cyane cyane ababosi, abakozi. Mukore neza, buri wese avuge ko ari guharanira inyungu ze, kampani uyigiri yawe nubwo yaba atari yawe. Mugire umutima umwe, spirit imwe, ebana muzatera imbere mu mezi atari menshi. Kandi noneho mwite ku isuku, mwite kuri discipline, byose ebana ibintu bizaba ari umutekano, muzakora mutere imbere. So guys, I hope you like what I'm doing. So keep subscribing, give me like, give me comment, don't be shy, please. So see you later. Ciao.